Ese waba warigeze wibaza impamvu ku isi hari abantu bakeya baba biliyoneri? Ese bino byaba ari amahirwe gusa cyangwa haba hari izindi nzira zindi umuntu akurikiza kugira abashe ko yaba biliyoneri? Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu 7 buri muntu wese agomba kuba afite kugira ngo nawe mu myaka izabiri imbere azaba atunze imitungo ibarirwa mu mamiliyari. Icyo ngusaba nta kindi ni ukugumana nanjye maze tukigira hamwe ku bumenyi bwadufasha kuba twatera imbere natwe tukazavamo ba biliyoneri. Aha wageze ni kuri LoveTime/P. Nimba ari ubwa mbere wageze kuri no YouTube channel yacu, wibuke gukanda subscribe. Menya yuko wageze mu nzu ngari y'ibisubizo by'ibibazo twibaza mu buzima bwacu umunsi ku wundi. Si ibyo gusa, kuri LoveTime/P uhasanga ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye nk'inkuru z'urukundo, ubujyanama mu rukundo ndetse n'amagambo yagufasha gusana umutima wawe. Ushobora kuba utangiye kwibaza uti, ese koko byashoboka yuko nanjye naba biliyoneri? Yego nibyo koko byashoboka nawe waba biliyoneri. Gusa ugomba kuba wakurikiza bino bintu 7 ngiye kuba nakubwira kugira nawe wisange mu ba biliyoneri. Ubu ni mbere na mbere kuba biliyoneri bitangirira mu mutwe, imyumvire ndetse n'intego zawe. Umuntu wese ushaka kugera kure agomba kubanza guhindura imyumvire ye, kuko kuba biliyoneri bisaba kubanza gutekereza kure mu buryo bwagutse. Ntabwo umubiliyoneri atekereza ibyo kurya uyu munsi gusa, ahubwo batekereza ikintu cyahindura isi yose. Nawe rero iga gutekereza ikintu cyatuma ubuzima bwawe buhinduka ndetse n'ubw'abandi bugahinduka. Reka nguhe urugero ku mugwizatunga tuzi twese ku isi, ari we Elon Musk. Uyu mugwizatunga Elon Musk yatekereje ko umuntu ashobora kuzatura ku mubumbe wa Mars, ndetse nanaguha n'urundi rugero ku mugwizatunga ari we Jeff Bezos. Uyu nawe yatangije igitekerezo cy'uburyo cy'umuntu ashobora kuba yagura igitabo online. None kugeza kuri uyu munsi nta muntu utazi urubuga rwa Amazon. Nkubwiye bino atari kugira nkubwire bimwe mu bikorwa byakozwe n'abaherwe dutunze hano ku isi, ahubwo mbikubwiye kugira ngo nawe ibitekerezo byawe byagure bibe binini, ureke gutekereza kwa tuntu dutoya. Intego zawe zagure zibe nini maze utekereze kure ku bintu bizakugirira umumaro no mu myaka izaza. Ureke gukomeza utekereza ku byo kurya gusa by'uwo munsi, ahubwo tangira wagura intekerezo zawe. Intekerezo zawe zigomba kuba ngari cyane ku buryo nawe ubwawe bigutera ubwoba, ariko bikakuzamurira imbaraga ndetse n'icyizere no gukora cyane. Ikintu cya kabiri wakora kugira ngo nawe mu myaka iri imbere uzisange warabaye biliyoneri, icyo kintu nta kindi ni ubumenyi buhoraho, cyangwa se guhora wigudushya uko bwije n'uko bukeye. Ubumenyi ni intwaro, nta muntu ushobora kuba yagera ku mamiliyari adasobanukiwe neza ibyo arimo gukora. Ukeneye kwiga iby'imari, ubucuruzi, ikoranabuhanga ndetse no gusobanukirwa neza uko isi ikora. Aba biliyoneri barangwa n'umuco wo kwiga ibintu bishya mu buzima bwabo uko bwije n'uko bukeye, kuko bino binabafasha kuba basobanukirwa neza uko bagiye guhindura imikorere yabo umunsi ku wundi. Nimba udafite skills, amahirwe yose ushobora kubona arangira vuba, ariko nimba uzi gukoresha ubumenyi bwawe neza, amahirwe make ushobora kubona uyahinduramo imizingo y'amamiliyari. Ese ujya utekereza impamvu aho mu cyari wanyu uhabona abakire bagiye batandukanye baje kuhagura ubutaka? Nuko baba bafite amakuru neza yuko mu myaka iri imbere aho ngaho iwanyu hazaba hafite iterambere rirenze, maze bakashora ubutunzi bwabo. Ikintu cya gatatu cyagufasha kuzaba biliyoneri mu myaka iri imbere, icyo kintu nta kindi ni ukumenya ko amafaranga ugomba kuyakoresha iyo atagomba kugukoresha. Abantu benshi bakorera amafaranga, ariko aba biliyoneri bo bakoresha amafaranga kugira ngo abyara andi. Ikirenze kuri ibyo, bazi gushora mu bintu bifite agaciro, amasoko y'imari, ubutaka, business nshya ndetse n'ikoranabuhanga. Nawe rero ukumva kino kiganiro, tangira ushora amafaranga yawe ahantu hafite agaciro. Tangira wigire kuri abo bakire batoya bari mu makaritsiye y'iwanyu, si ngombwa kwigira kuri bano bakire bamaze kugerayo, kandi utangire kubyaza umusaruro utwo tuntu dutoyo ugenda ubona impande zawe. Nyuma yaho numara gukora ibyo ngibyo ukibona wageze ku ntsinzi zawe, uzibuke ugaruka unshimire. Wibuke yuko ubwo bumenyi ufite wabukuye kuri LoveTime/P, mu nzu ngari y'ibisubizo by'ibibazo twibaza mu buzima bwacu umunsi ku wundi. Aliko Dangote ni urugero rwiza rw'umuherwe dufite ukomeye cyane hano muri Afurika. Uyu muherwe yashoye amafaranga ye mu bintu bigiye bitandukanye, cyane cyane mu nganda izitunganya isima, izitunganya amasukari, amavuta. Yashoye amafaranga ye mu bintu by'ingenzi cyane abaturage baturiye mu gihugu cy'iwabo bari bakeneye cyane kurenza ibindi. Ubu uyu nguyu nawe ni umwe mu batunze byinshi kandi by'agaciro bibarirwa amamiliyari kuri no mugabane wacu wa Afurika. None se nshuti yanjye, reka nkwibariza akantu gatoya. Wowe ni he washora amafaranga yawe kugira ngo azagukorere aho kuba wowe wayakorera gusa? Ikintu cya kane ushobora gukora kugira ngo nawe uzisange uri biliyoneri mu myaka iri imbere, icyo kintu nta kindi ni ugukora business ishobora gukura, ya business ushobora kwagura ikaba kimenya bose ku isi. Aba biliyoneri bagiye batandukanye no ku isi bafite ama business akomeye, ya ma business yabaye kimenya bose na buri umwe, kandi ari ama business yatangiye ari akantu gatoya gusa bitewe nuko cyari igitekerezo gikenewe na buri umwe wese hano ku isi.
byatumye cya gitekerezo cyaguka kiba kigari maze gitangira kwinjiza amamiliyari. Kuri ubu ngubu nta muntu utazi urubuga rwa Amazon, Facebook, Twitter, Alibaba ndetse n'izindi mbuga zigiye zitandukanye. Ibi byose byari ibitekerezo byari bitoya, gusa ba nyiri kubitekereza batekereje kure, kuko kuri ubu ngubu ku isi hose zino mbuga nkoranyambaga nta muntu utazikoresha. Niyo waba utangiranye ibintu bito, tangira ubitekereze mu buryo bwo kwiyongera, ku buryo nawe mu myaka iri imbere cya kintu cyawe watangiye ari gito mu myaka iri imbere kizakubyarira umusaruro, kandi umusaruro ku rwego rwo hejuru. Ikintu cya gatanu cyagufasha kugera ku nzozi zo kuba biliyoneri mu myaka iri imbere, icyo kintu nta kindi ni discipline. Tangira wiga umuco wo kudacika intege. Ntabwo bihagije kugira vision n'amafaranga gusa. Discipline ni ituma intego zawe zishobora gushyirwa mu bikorwa. Ababiliyoneri bakora cyane kandi bagakora bafite gahunda. Bafata igihe cyabo nk'ikintu cy'igitangaza, ntabwo bagipfusha ubusa bakijyana mu bintu bidafite inyungu cyangwa bidafite umumaro. Iyi discipline mvuga ifite aho ihuriye n'amafaranga. Amafaranga ukoresha ndetse n'imwe mu myanzuro ufata. Uko wirinda ibintu bigusubiza inyuma niko utera intambwe ugana imbere. Reka tuvuge ko kuri uno munsi uri umukozi ukorera umushahara w'400 ku kwezi, ariko ukwezi kukajya gushira wa mushahara uhembwa uri kwishyuramo amadeni wagiye ufata agiye atandukanye, kandi ugasanga wagiye unafata n'amadeni atari ngombwa. Ugerageza gushimisha umukunzi wawe ugaspendingamo amafaranga arenga 100,000, kandi muri bya 300 bisigaye nabwo uzakuramo amafaranga yo kwishyura landlord. Ese uri kumva uramutse ugumye muri uwo mujyo intego yawe wazayigeraho? Nimba ushaka kwikura mu buzima bumwe ukajya mu bundi, tangira wige discipline y'amafaranga, uburyo cyo ukoreshamo amafaranga yawe ndetse n'icyo wayakoresha kugira ngo abyara andi menshi. Aho kugira wishime umunsi umwe, emera ubabare iminsi 1000 maze uzabeho wishimye mu myaka yawe iri imbere, kuko icyo dushaka kuzaba ejo hazaza tugiharanira guhera uyu munsi. Nawe rero niba ushaka kuba biliyoneri wo hazaza, tangira kuri utwo duke ubona umunsi ku wundi, kandi wige na discipline y'ikoreshwa ry'amafaranga. Ureke gusesaguza amafaranga mu bidafite umumaro. Ikintu cya gatandatu cyagufasha kuba biliyoneri mu myaka iri imbere, icyo kintu nta kindi ni abantu. Nta muntu ushobora kuba umbiliyoneri adafite abantu, adafite inshuti, ariko za nshuti nziza zigufasha gusigasira ibyo wagezeho ndetse mukanungurana n'ibitekerezo ku byo mwifuza gukora byababyarira umusaruro. Apana za nshuti muhurira mu kabari, mu mabuwate, mugiye gusinda ndetse no kurya abana. Izo ntabwo ari zo nshuti ukeneye, ahubwo ukeneye ba bantu muzungurana ibitekerezo, mugakora imishinga migari izababyarira umusaruro none ndetse n'ejo hazaza. Kuko bene abantu nk'aba ngaba bagufasha gufungura imiryango y'amahirwe yawe. Hari ibintu byinshi abantu tugeraho bidatewe nuko dufite amafaranga cyangwa se ubumenyi bwinshi buhagije kuri byo, ahubwo tukabigeraho kubera ko dufite abantu bazi guhuza neza igihe runaka n'umwanya runaka. Wa muntu ukugira inama yo gukora ikintu bitewe na opportunity ari kubona kiri gutanga. Ibi byonyine nibyo bizagutandukanya n'umuntu uri gusigara mu nzira n'uwinjira mu cyumba cy'amahirwe. Niyo mpamvu ukeneye abantu nawe kugira ngo utere imbere mu buzima bwawe bwa buri munsi. Nimba ushaka kuba biliyoneri ukeneye abantu, ariko ba bantu bazagufasha kugera ku nzozi zawe zikaba impamo. Nimba ufite intego mu buzima bwawe, ntabwo ukeneye ba bantu bazagusubiza inyuma. Gusa ugomba kumenya ko ukeneye abantu kugira ngo utere imbere. Yewe nibiba ngombwa n'umwanzi wawe ujye umukoresha ku nyungu zawe. Gusa nani nimba umaze kuba inshuti yanjye muri aka kanya, akaba ari n'ubwa mbere wigeze kuri LoveTime/P, ndagusaba ko wakanda subscribe kugira dukomeze mu gufashanya mu gutera imbere ndetse no mu gutezanya imbere. Nkuko nabivuze, buri wese ku isi akeneye abantu kugira atere imbere. Nanjye muri aka kanya ndabakeneye. Niyo mpamvu ngusaba ko wakanda subscribe kukazogera ndetse una sharing ino video ku nshuti zawe, maze inshuti zawe nanjye zibe inshuti zanjye. Dukomeze mu gushyigikirana ndetse no kugira ku iterambere rihamye. Ikintu cya karindwi ugomba gukora cyagufasha kuzaba biliyoneri mu myaka iri imbere, icyo kintu nta kindi ni ukudacika intege ndetse no kwigirira icyizere. Nshuti yanjye, urugendo rugana ku biliyoneri si inzira igororotse. Uzatsindwa inshuro nyinshi, uzahomba inshuro nyinshi. Ibyo ngibyo ugomba kubifata nk'ibintu bihoraho mu nzira igana ku iterambere. Usa n'ubwo bwose bino byose byaba, ntugomba gucika intege, kuko kuba umubiliyoneri ntago ari ibintu biza bikakwitura imbere, ahubwo ni ibintu ugomba guharanira. Muri iyi nzira y'ububiliyoneri ushobora gukora utazana uzakora amafaranga yo gukomeza urugendo watangiye, ariko ababiliyoneri bazi ko gutsindwa atari iherezo, ahubwo ari ishuri. Abo tubona batunze amamiliyari muri iyi minsi bose banyuze mu bigeragezo bikomeye. Itandukanirizo rihari nuko bo batigeze bacika intege kandi bakomeje kwigirira icyizere. Ibyo byose byabahaye imbaraga zo kuzamuka mu iterambere ryabo. Inama nakugira rero nshuti yanjye, wicika intege bitewe n'ibihombo uri guhura nabyo mu nzira yawe y'iterambere. Nimba wizereye mu byo uri gukora uyu munsi, keep going. Gusa ujye ugira gushishoza ndetse no gukosora amakosa yateye cya gihombo cya mbere, kandi utangire ugerageze n'uburyo bushyashya wakoresha kugira ngo business yawe ikomeze itere imbere.
Ese nshuti yanjye, wowe ku ruhande rwawe urabyumva ute? Ese wumva ari iki cyagufasha kugera ku rwego rwo hejuru? Bidusangize muri komenti maze twese dukomeze twigire hamwe. Gusa icyo ugomba kumenya nuko buri muntu wese afite ubushobozi bwo gutangira urugendo, kabone n'ubwo bwose byatwara imyaka myinshi. Icyo usabwa wowe ni ukwihangana nimba wifuza kugera ku rwego rwo hejuru. Tangira uyu munsi, tangira gutekereza ku bintu binini, wiga ibintu bishya mu buzima bwawe kandi wige no gukora cyane. Shyira discipline mu buzima bwawe kandi wige no kudacika intege. None se nshuti yanjye, we ni izihe idea cyangwa se business zagufasha kuba billionaire? Tubwire muri komenti, kandi nimba wibutse gukanda subscribe ntibagirwe no gukanda kunzogera kugira uzajye ubona notification y'ibiganiro tugenda twaploadinga uko bwije no ko bukeye. Ibiganiro nk'ibi nagahoraho kuri LoveTime/p, inzu ngari y'ibisubizo by'ibibazo twibaza mu buzima bwacu bwa buri munsi, haba ari mu rukundo, mu isanamutima ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nk'inkuru z'urukundo, inkuru z'ubuzima. Nta handi wabisanga usibye hano kuri LoveTime/p. Niyo mpamvu nkubwira ko gukanda subscribe kuri LoveTime/p nta gihombo kibirimo. Ni naha dusoreje ikiganiro cyacu cy'uno munsi. Ndagushimiye aho twabanye kuva aho twatangiriye kugeza aho dusoreje. Imana ikomeze ibarinde.